wambara neza iki inkweto ivuye muri Amerika wa Simba ibipapuro byawe reba igura amadorari 300 sha mbere y'Imana ishobora byose ninde wayiguhaye zamuri ibyo bipapuro turebe zamuri ibyo bipapuro byawe turebe reba inkweto sha ivuye USA este ugeze muri Amerika ukabona hari ibi restaurant kandi urashonje umeze nabi ukeneye kwiyakira kandi aho hantu ntabwo wumva ururimi rw'ikinyarwanda urabigenza ute kugira ngo ubashe kurya kandi unanywe kandi banza wakumuceri n'ibindi barabanza usuhuze kuko muri restaurant ntabwo ukomanga wowe urinjira wakwinjira ukicara wamara kwicara bakaza ati welcome ugatanga ati okay bangiza injeje zabona ariko nawe give me cassava bread ubugari bw'imyumbati yego batanga ati give me lo haricot ibishyimbo Yes, mbahaye ikaze mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Inyandiko Media TV. Uyu munsi rero ni fire kabisa nahuje Noheli yaka ndetse na Esther. Hano yeko mbona ushaka kugira ibintu bye. Yamuje n'injije bigiye. Buretse gatoya. Narababwiye abanyarwanda kazi mwebwe mwanga gukora subscribe ku Inyandiko Media TV. Uyu munsi wa none umuhungu w'abanyarwanda mukunda cyane mukundwa n'abatamu n'abakobwa kutangiye ko nambara neza cyane wambara neza iki kutangiye ko nambaye neza wambara neza nambaye nk'iyimbuka wanjishiwe kabisa urabona ukuntu yateguye wambara neza iki inkweto ivuye muri Amerika wa Simba ibipapuro byawe reba igura amadorari 300 sha mbere y'Imana ishobora byose ninde wayiguhaye zamuri ibyo bipapuro turebe zamuri ibyo bipapuro byawe turebe reba inkweto sha ivuye USA iyi nkweto irakomeye kuri uwo umbabarire inkweto iyi nkweto kuko sandaya zaza mu gashekero zo muri koridoro za Sodoma agasuzuguro kawe ngo ni wowe wambara neza aho ugeze hose ngo wambara neza aya ntabwo ari buyambare siteri nawe uri umusazi uri kuri utazi wapfuye iyo yarigeza muri Sodoma bamuhama yakambabara akabyara iyi nkweto nzagaciro kayo inkweto sinayigurisha nzagaciro k'inkweto mbabare ngwibumbi 10 wigendera uzongere wihare ngo kuri Excelage ngo Noheli niwe wambara neza ndeba comment wigaragura ngo Noheli wambara neza inote 10 ngere tanyiguha none akobye rero no ndaguha inote y'10 inkweto nyijyanye umva ndi kuri inkweto mwana inkweto igura amadorari 300 nguramo 1000 izi nkweto nazo zibereye sasa uyu mu diaspora gukora ishimira niba ari ikintu umuntu diaspora shimira umuvandimwe wanjye uri Michigan navuze izina ntago meze nka nzovu ugenda uvuga amazina y'abantu bamuhaye ndashimira umuvandimwe wanjye from Michigan wanyoherereje ikece OG yakanagura zikurisha oya shaya umambwire baretse gatoya oya uyu muvandimwe yaguye ibihumbi 10 kunywa byene mudatangira kwirambagiza have mbabari udatangira kwirambagiza uyu muvandimwe uri muri Shigani yakoze kosa rimwe yes ryo gufata ingurube azi ko niyo yakigurugara buretse gato ndakwiyemye nawe ndakwiye ubunobere byo gufata ingurube akayisiga amavuta kandi niba n'igisikogoro riboje kwigaragaza iyo ngurube kutugira ishari wamabyiwe jo bundi bakugurira inkweto nta nkweto ufite y'umukara ngo yitwa niba ari Barabas oya nari Barabas icyo bani yanjye ukagira ishari ntabwo bayikugurira kugira ishari ejo bundi inkweto wazanye kuri Excelage y'umukara baravuze ngo cameraman ngajya manura kuri ntabwo byibuka nambaye irarenze uko ubonye nje bamaye ukagira ishari kukimugira ishari banyarwandakazi burere kugwa 100 ukanywa byeri ukanishyuramo n'inzu dore naha dusiga ufite kuba ntoga se wanje afite amaso ameze nka nk'ibito none se warya ngo niba wowe warigishije nzovu kwiyuhagira ngiye dusabe ntabwo rero wanyigishije kwiyuhagira reba kuntu se ukibaza urabona nasa neza imyenda yanjye n'ubwishaka urabona itamesha n'akagapira k'umuhondo aka gapira abona katamesha rwa jya kuri YouTube urebe imyenda maze iminsi namba
urebe iyi myenda uyeruka ryari subirana na dusabe reka kwiruka subirana nawe ngo bigende rabuye narababwiye ngo dusabe nubwo yazana miliyari sinshobora gusubirana nawe kubera iki gusa ndashimira aba diaspora bamusapoti ubyara ntabwo byara ibyo barariyashe uravuze ngo yakanaga byara ntago byara pe yakafita kandi dusabe yarambye ati sinshobora kubyarira umugabo ufite amaso nk'amarira rero dusabe yikozeho cyagiye tumara gutandukana hari aba diaspora bari bamu 800,000 hafi miliyoni yego akivuga ngo ntago atwite baravuga ati kubatereriyo uravuze ngo bari bavuze bati none se umudiaspora waguze televiziyo ya mbere ukayimena ugafuka kuko ari guteretana namubaza kuntu mubikora mu bari kuki wayimennye ntago ngiye nayimennye Noheli we kujya usebanya we kujya uvuga ibintu bitariho ngiye dusabe televiziyo nayimennye kubera uburakari none se kuki nahise ngurira nayo nkayimena iya kabiri kuki ari njye wayiguriye nayo nkayimena iya kabiri urayimena kubera ariko nkaho n'inkweto baguhaye nkawe wowe buretse wakumva nkawe wowe ninde wabana nawe wowe ujya gusambana ukamara ibyumweru 3 mu gasozi ninde wabana nawe ko nzovu yari yararushye umaze ukwezi mu maroji utashye kwa nzovu ko nzovu yari akora waramurose uragiye maze 3 muri roji yisobanure hero ngo hero vuga ibyo ni ibiki okay ngiye reka mubwire nzovu sinamukundaga sinigeze mukunda enda tango ukundira uvugisha ukuri urikumva Neza cyako yari ubuzima byaranagaragara komeza of course exactly ubundi nzovu yaramukundaga nzovu yari yaramwimariyemo na n'ubu mukanya aramuhamagaye ngo azarya gato umva makuru ahari nzovu yarataye ikiganiro umva makuru ahari umva makuru ahari turi mu kiganiro nzovu ejo yaramuhamagaye amuha 30 ejo bundi oya ashaka kumira 30 ngo basi ambone turujyamanye mu bundi urabyara mutabikoze ibyo byo banza usomeho nzovu wamuhaye uze noneho umbwire senkani na nijo wamuhaye senkani nzovu yavuze ko babikoze rimwe ni rimwe mu haveni sitera kiri mu buzima haveni twabikoze yatambaye agakingirizo nyine kubera nyine muri stare zo hanze nyine namwe murabizi ariko ubundi narababwiye mwo kapamwe mwe kunyumva ariko sida ibintu bakuvugaho ngo urwaye sida nibyo nukukubeshya sida bizi byo muri iyi mihanda babeshyera abantu genda ujya kugura kanuza uzumpimemo hano ubundi sida nziza ni hano pana hano gorate mu mutsi ngewe niyo mpamvu ngewe buretse tubwira abantu ibi bintu twirirwamo hano hari abantu babeshyera abandi ukagenda ugashyiraho umuntu ikintu kandi ngiye nshaka ibintu biri clear ukavuga ikintu ufitiye gihamya ariko hari abantu bagenda babeshyera abandi barimo ba Nyamabondo bagenda bagahimbira abantu amakotenti ariko Nyamabondo mutangiye ngewe Nyamabondo nta kibazo mfite Nyamabondo naramukunda ngewe ariko nanga yuko ayimbira umuntu kotenti akagushyiraho ibindi Nyamabondo agiye kumbera arandi makuru ari mfite kuri Esther na Nyamabondo washabundi yagiye bamukubita umushyushyu ngo atashye ari gusuragura umwana n'ibitoki bigaze ngo n'ibishyimbo hari mu gitondo ariko iyo agwamagaye ngo ujye kurya wirukira ibiryo kuko bakaguha ibitoki byarahezemo yaramembye 15 by'isereye Nyamabondo none asigaye ahembwa nuko yarahembwa ariko hari undi aragura n'inyama na manda arambye ngo asigaye ahembwa Nyamabondo akugura icyo kurya ntabwo agwa amafaranga ibyo nanjye sinabyemera Nyamabondo agwa ibihumbi 15 yamaye inoti y'ibihumbi 15 nubwo twereke message umugore wese na bose n'abana twereke message yagwaye kenzi ni tuvugisha ntabwo Nyamabondo yakugura icyo kurya n'icyo kunywa ni umwana mwiza yagutegera ariko ntiyaguha oya ngenda muzi ase turamuyobewe wadutanze ku Nyamabondo wadutanze ku mume wowe njyewe ni njyewe ni Noheli hanyuma tubwire wowe se tubwire ko watandukanye na Nzovu ukaba utakimukunda mukamukivugana uramushaka yiki arakomeza mwirukanka ahubwo ngiye sinamurenganya none ikindi Nzovu sinamurenganya sibyo niba Nzovu nako yaka bumaye icyo bita tamuru ntoya ngo tubwire kuki utamureka wowe Nzovu yo naza kumumenya ko baricaranye nawe
icyo cyo nicyo of course of course exactly neza. nawe kumusitari cyo mukundira yari kumenyekana yes nose ariko kadusabe nyiri yarene yatanga umwenge oya kadusabe nyiri uyungu yari kuvuga nikabivuga ko nagakeca ntago cemera ko nakazamuye nicemera ko nagahaye ba diaspora nicemera yuko ari nje ukagejeje aho kageze ariko uyunguyu icyo avugisha ukuri aravuga ati ngeyo iyo namenyana na Nzovu ntago ubu ngubu mba ndi kumbuga nkoranyambaga cyakora bamuzamuye ariko kadusabe nikabivuga nagakenya kubera ari agakeca nagakenya harya nagakeca umugabo wawe ari umuntu yakujya umwendereza abaza umugabo bamuraziranye uriya burankunda umuntu uvugisha ukuri buriya dusabe yagakwiye no kunshimira njye na Nzovu rwose namukunda kuko naramusetingiye kabisa ahantu nsigaye uzi ko buretse banze nsoze mubabare mu mwanya gato uzi ko dusabe ajya kuva iwabo yazanye amarida abiri n'udukariso nka 3 n'udukweto nari mfite miliyoni nyirabitanga yarambikiye yavuye kwa Godfather muri groupe ari nyirabitanga yabitse bitambwira nyirabitanga namubwira rero umugore namubonye zana amafaranga dufata inzu dukodesha inzu ngura ibikoresho byo mu nzu amasafuriya amasahani byose none arabikukanye aragaramye nta no kuvuga ati yaka rwose hari aho wangije kuki abantu bateye kure Esther zishuro yifuje kuza kuri Gislage yes uzishuro dusaba yifuje kuza kuri Gislage akazibura ariko kubera mwe wowe kubera Nzovu Esther bari kuri Gislage buri munsi turirirwana uya no kuyandi macana ari kugenda bakamukubita iryo 10 akajyanye ngo iryo 10 n'Imana wa mana warakoze kumuzana Nzovu ukamina urundi buzima babagabo bahoraga ariko nawe ufite za rubaje mande z'agasaza Esther ntabwo watanze ibitambo kugira ngo ugere aho ugeze Esther avugisha namwambise agakingirizo inshuro ebyiri mu kwezi twamaranye ubwo ni 3 twaryamanye mu kwezi ngwiki ubwo ni kabiri ngiye bari abadiaspora b'inshuti zanjye bashakaga no kunywereza amafaranga urumva bakamamagara bakavuga ati rwose dusabe gufashe neza dusabe turamukunda bakavuga ati aho ira ngo tuyanyuze kuri yaka katuyaba umugore wa yaka ni urebe control neza dusabe bamara kuyamuhereza nkahita nyiyohereza umuneka mbwira no kamugenera yari bukoresha buri Imana mu mutima abantu bo bareba ibyo hano hafi iyo nza mvuga ngo nkunda Nzovu nkamusoma pako ni nkamusoma nkagira ute nari ngubu hano mba nicaye hano hari none se iyo Nzovu ari kuguca inyuma we ntabwo ugiye kubona inde reka usana bazi zimwe mwana kafunde ukavura hanyuma icyo ushaka kuvuga uyu ngo yaravuze ati kwa kundi abanyamakuru bagiye bamushuka ngo soma Nzovu bamupushinga nyine nza nkunda Nzovu byanya ndi umukire mananica ahantu harenze ariko uyu ngo yaravuze ati sinabana n'imbwa atavugisha ukuri sinabana n'imbwa namabura kindi ubwo nareba bati wenda bwa buzima nari ndi hanze niba umugabo amagaye ngo 5 cyangwa 10 rene kwa Nzovu ndaryama ndaruhuka of course Nzovu ni muruhinja umva uruhinja rwawe ukamushukashuka ubundi ni wowe ukunda ukamutamika ibere ukamuga ati ryamire sinzira bebe narwa namura kubera ibyaye Nzovu ya kurongo yataguhaye ibe utamuhaye ibe yanabikoraga nsinziriye narwo nanamurebaga usinziriye uvuga ati kako cyangwa rwaje mani uko ari ubuzima kugira ngo ndebe nibyo ibyo avuga nibyo ngenza abantu benshi banyarwanda narababwiye njye umugore ushaka kuzashakana nanjye uzaza uri proud yanjye unyiyumva munyemye urashinguye uracyari na mutoya nose gufata umuntu ungana na papa wawe nakungana na mama wawe umuntu wamukunda ushingiye cya papa wawe cyangwa ako nirira bamwe Noheli nyine urabona nyine twese tukagenda gutya oje ntago meze nk'izi mbwa imbwa ni wowe ka imbere wawe ariko wambara neza ariko mu mutwe zero niwe mera pompompo umva nimuzaneho za popo zanyu muzijyane kwa Bruce Melody yarandemesha Bruce coup de chapeau Bruce Melody coup de chapeau Bruce Melody nabandi kubwira burage sinemera de Ben simwemera sindisha nabo sinasanya coup de chapeau mu komanda yagwa hangahe Bruce Melody
twari turi bane tukigera mu rugo iwe nk'ahantu yego mbere yo kwicara ninjye yanatangiriye zana nimero 100 jitafu 100 nzovu 100 kameramani 100 ayo yahaye manibo yo sinyasi ko bagiye ku ruhande Bruce Melody aremewe kabisa bagiye iwe manibo niwe watujyanye cyane yarahagaze gutya wanga witwa mu bicane mwari ntabwo yarahari icyo gihe njye banze kumpamaga kubera ishyari ngo banjyane baransigaze ntabwo wari uhari noneho The Ben buriya ibyo bintu birajyamo kandi biradutera pride badutera copyright copyright ngo The Ben akimara The Ben yafashe Nyamabondo amukubita amafaranga ngo ajye kumwamamarize muri ya ndirimbo bamukore sajari tutabeshye tuvugisha ukuri nta by'amarangamutima bakubwira ati rwose yakafite 1,000 cy'amadolari y'amarangamutima afite 1,000 cy'amadolari mu by'ukuri wapfa kubomoza nta numwe nambomoza burenze cyangwa nabomoza uyu nguyu ndakwibujije niba warafashe 20 bya nzovu nibwo turakora 1,000 cy'idolari bambomoye none se nzovu ntabwo arakubomora nari byabura yambome kubera ubuzima ariko none 1,000 cy'amadolari ntacyo wafata ntacyo nakongera gufata ariko ibaze ukuntu sitera abahitamo njyewe mwe muri imbuga arabizi ko muri imbuga nyine ntabwo yambomoye n'imbere y'Imana dufite amafoto yashyire hanze ahe mafoto yashyire hanze n'ubundi ese no baye iki Yesu komanda wendo mukomando we don't touch komanda so komanda he reba kuno we mese gute man ni baba gona muri sida man mu bantu senyana umba ukansangerwa diamond umugore ugenda kamari cyumwera ari gusambana gatakwa akirati mwe baramubaza urana umugabo wanje tagara umugabo wereka muri iyi minsi kubereka ko ari umugabo wawe Noheli se ahubwo Noheli niwe muntu kabisa ewana uzifunga haba kujya yes Noheli Esther wamwemera akakubera umugore kubera ndakubajije nawe ahari ntago nabana nawe gusa yambera sister cyangwa mubera umujyanama ntago wamwemera ne sister ni muri she's a 1 in a million feet yareka kujejesha Jusubiza ibyo bakubajije reka kuzijisha Esther harimo abije tuzasoma abana nawe Esther ni umuntu ukeneye umuntu ufite amafaranga cyo ni kimwe icya kabiri uri gufata umugore ugenda karara amajoro 3 iyo ngiyo ukuvuga ugiye kubana nawe mbana mubwiye wanturiwe ni ikibazo gikomeye yanditse akazina katari keza Esther ariko nawe rero bagiye mu bukwe akegera gushaka umuntu umukubitira akamugerezayo biriya bintu byabayeho ko tuvugisha ukuri mwa bantu wari wagiye mu bana n'umuntu udakunda birababaza mu zakora uyu mukobwa ndabona avugisha ukuri cyane ariko niba ari ikintu cyiza mu ese ntabwo wakundaga dusabe nawe wabuze oya njye ntabwo ari ukubura uko ngira gusa nyine dusabe naramukundaga ariko ntabwo ari ngombwa ko nabishyira ku karubanda uburyo namukundagamo ariko samutayimu nanjye hari igihe byageraga nkumva nari purawudi oya buretse mbanze buretse nsoze abantu benshi bambwira ko dusaba ari mwiza ko tuberanye ariko ngewe ku bwanjye hari n'igihe twanatemberanaga nkagenda ndikwirwa kugira ngo batamenya ko turi kuko buriya hari umuntu nk'uko Esther abivuga hari umuntu rwose utiyumvamo ariko kugira ibanga nicyo kintu mukundira waravuze ngo hari igihe wabonye ikibuno ngo uramubaza ngo iki kibuno waguze ariko ahubwo ntajya gukandaza ko uravuze ngo yaguze ikibuno njyewe nagisanze mu pantaro ye ni ukuri kw'Imana yagisanze gukora imyenda twayishyiraga wagisanze he njyewe
baravuze ngo dusabe yambara ikibuno yego noneho turyamye sinzi ukuntu nagiye gufata umwambaro ndebye mu pantaro ye nsanga koko kirimo yego ndavuga se Noheli koko yakibonye gute n'abantu n'ejo baravuga Noheli yakibonye gute iyo uhobeye umuntu gutya njyewe muhobeye mutafata kuri nyashi gutya oya njyewe dusabe n'imbere y'Imana n'imbere y'Imana murabizi ko najya ngira ibintu by'uburi manga so kumubeshyera ngo nuko twatandukanye nagisanze mu pantaro haguruka nyine oya iki kiroroshye ni karisirimu ariko mwegereye umwana kamera itabifata neza fanditsiye urumva ariko ndakubwiye ngo dusabe n'ukuri kw'Imana so kumubeshyera ngo wenda ngo nuko twatandukanye nagisanze mu pantaro ndanamubaza arambwira ngo nicyo wa mukobwa ari umukobwa mwene wabo w'inshuti ye yasize imyenda mu rugo ngo ayimubikire arangije arambwira ngo nicyo wa mukobwa yasize hano ndavuga se niba yaragisize hano ko kiri mu pantaro yawe wa mukobwa ko yagiye ko amaze icyumweru atagera hano nkaba ngisanze mu pantaro yawe buryo uracyambara koko nuko byagenze numvaga ari nk'ikintu Noheli niwe wabivumbuye nanjye ntabyo narinzi Noheli niwe wabivumbuye anabibwira mu kiganiro njyewe urumva hari ukuntu yaje turahoberana kuri gisaje nyine turi mu kiganiro ndamubwira ati bite ko akunda ati bite steri nkavuga ati ashobora kuza waje amanyashi nkozo urumva icyo kimwe nk'igifuka nibwo ko hari abakobwa bajya bagura ibibuno byo kwambara bagiye gusoma babo ngewe mu by'ukuri dusabe ntabwo ari mwiza n'abantu baravuga ati rwose dusabe ni mwiza muraberanye ujya wicaranye no kumbura muraberanye rwose ariko ngewe dusabe pe namukundagamo wenda nka 70% gutyo kandi utari proud ntabwo ngewe nari kuvuga ngo naramukundaga cyane gusa naramukundaga pe kubera ibyo yankoreraga samutayimu akamisira akakaraba nkasanga ibiryo byahiye kuko mu gihe twabana buretse gato ni mwiza ku buryo twatemberana bakabona ari sawa urumva ngewe ni ukuvuga ngo dusabe ni ukuri ko Imana ntabwo namukundaga cyane gusa ngewe icyo namukundiraga ni ukuntu yaneje imbere icyo ni icya mbere atuma njya mu kimina ntangira kubitsa amafaranga kwa kundi natagaguzaga ubu mba mfite hafi na miliyoni iyo nitwara neza ariko dusabe gusa yari kunyeza ku terambere bitsa amafaranga natagaguza none ubiterambere ryarahagaze nabona senkani 30 nkakubita kuri sako nabona trani nkari 10 veni nkakubita kuri sako twariye twananjoyinze gusa dusabe ikintu namukundiraga yari ari kunzamura pe niyo tugumana kugeza ubu na miliyoni hafi tuba tugejeje mu gusa no nyine urabona no kuntu nambaraga neza fresh niki urumva ko umugore hari icyo yongera ku muntu cyane kabisa ariko gusa dusabe ntabwo namwumvagamo ijana kuja none ubu gikurikiye rike none n'utunyanga akora n'utunyanga yagiraga bura dusabe nawe agira udufuti ibaza uragiye nge nkoze ikimina cyose urakizi nawe ujyana amafaranga wowe ukoze ikimina cyawe ku ruhande ntazi yankoreka ibyanjye byose ngo si uburyarya mbo ikindi ni ikira ikindi ni ikihe ikindi ni iki none muri iyi minsi yarasigaye nsubiza navuga nawe akansubiza kandi ari mu mafuti kandi sinjya nterana n'umuntu amagambo ngewe buriya ndabyirinda niyo mpamvu wabonaga mena televiziyo kwanga guterana n'umuntu amagambo kandi ari mu mafuti ugahita ujya the reason why nahisemo kumuhunga ariko numvise uvuga ngo kugira ngo kumena zira televiziyo ngo ni mu kimbo cy'uko wamenye dusabe exactly kubera ko buriya wowe ntabwo urabana n'umugore mu nzu wenda usange hari ikosa yakoze warimubwira abo akakurusha uburakari dusabe buriya nuko mureba kuri afunze umutwe ku rwego rwo hejuru ni wa muntu utajya wemera ikosa kandi njyewe igihe namukorera gikosa naravuga ati sheri mbabarira ntabwo nzongera ariko dusabe ni wa muntu ukora ikosa akaritsimbararaho akaba atavuga ati mbabarira niko ateye rwose
abantu rero batamuzi bavuga ko ari umwana mwiza yaka ari we mubi ariko God bless you. gusa wambaye inkweto mbi pego uzi ko izi nkweto ngeruka muri 2000 Iyi ni Puma ariko se bamuhaye inkweto nziza iyi ni Puma ntacyo irazayigurisha iyi nkweto je zayigurisha rwose iyi oya kubera ko ni umudiaspora wayinyohereje kandi iyo umuntu aguhaye abaguhaye shora kugenda nkayiguranisha bakampa indi nkwi urabona ko ari nini biravugaga ntabwo muhimba oya nafata indi bakanyongereraho make urumva batazaguhereza pirate oya bashobora kumpa indi nkweto ino nkweto rega ni nini bashobora kumpa indi nkweto urabona ko ari nini bakampa indi nkweto nziza bakayongeraho n'ay'agaciro amadolari iyo nkweto igura 300 niko yambwiye turasandura kurayigurisha oya nubwo bama y'ibihumbi 100 bakayongereraho n'andi yo kurya ese yakubu ngubu uri kuba hehe rero nyuma yo gutandukana na Dusabe ubu ndi kubana n'umuvandimwe bita Etienne muri ghetto n'ubundi niwe twabana oya kara naga content twakoze ngo tugiye kubana naga content twakoze ngiye mbana n'umuvandimwe bita Etienne na niwe twabanaga mbere Dusaba taraza Etienne sumuzi wamubonye Etienne tubana ubu nanu bari kubamagara ngo ngiye kugenda urufunguzo ndusige ese wabaye umugabo n'umuntu ukishakira gito kubamo oya ko nashaka karomva ujya kumuririmbuka nibanira n'umuniga wanjye niba nibanira n'iniga yanjye ngewe hariya sinshoboye guteka uramuniga sanjye cyakura cyahiye urumva imyenda kumesa njya kuzana umuntu ku muhanda akaza agafura nkamwishyura 5 cya 2 akigendera urumva rero kujya kuba muri ghetto yanjye ngiye nyine sinabona umwanya wo kumesa sinabona umwanya wo guteka murabizi naka kazi dukora hari igihe bakuzinduka mu gitondo ikiganiro nge sinabona umwanya rwose wo kumesa niyo mpamvu ngewe mbana n'iniga yanjye kuniga yanjye ishobora kuba inkurikiranira igashaka n'umukozi akaza akabifura agashaka umuntu akaza agateka akavoma ngiye nigiriye guhiga ibiceri hanyuma ni igiki wabwira aba diaspora wabizeza bagukunda bagukurikirana nabo mwabanye mu nkambi Mahama hari n'abandi bari muri Canada Australia Amerika ndetse n'umubyeyi wawe cyangwa se nakitanga umushiki wawe mama wawe ugukunda kandi ukwemera ari nawe wakuzanye muri imihanda akaguhuza n'abandi bose bagiye bakumenya witwa Asia wamubwira iki wamugezaho iki wamusezeranye iki icyo nababwira aba diaspora bankunda Dusabe sinzasubirana nawe kuko abenshi barifuza ko nasubirana na Dusabe ariko ibyo mu byibagirwe ntabwo byashoboka twaratandukanye byararangiye ariko gusa icyo nkeneye ni support yanyu nkuko n'ubundi mwari musanzwe munsapotinga sinzicwe n'inyota mujye mumfasha n'ubundi nkuko mwamfasha ntabwo niba natandukanye na Dusabe bivuze ko mami wacu mabuja Asia uramubwira iki Mboche nabwira mabuja Asia we yari yavuze ati nimujya kwirega nzafata n'imodoka bakodeshereza imodoka bana adushyigikiye ariko rero mabuja rwose mabuja nge nzafata mabuja Mutoni Asia rero ngiye kwifatira la Tifa cyangwa mfate Nusura Tifa ninde ni barumuna babuja Beza bima urabona murumuna wa mabuja se yakwemera murumuna yakwemera uri ingegera uri inturi mwaje bana kuri mu biki ko mu byuko Latifa we ese uri wakibanye na Esther kaka Esther yazanyica akwicira ikiza Dagore Esther nagerwa buriya Esther yabarwana abayarishe nzo ari Esther yageze kumwaka gukaza mwazinga zingire mwishuka ngashuko nyanza ndamubwira hafi tica ku gasabura neza ijoro bari kurwana ariko buranzovagira defi imwe izanatuma abantu bamuvuna kandi azicwa n'abagore nzovagira defi yo gutukana kabisa aragutuka kubwo naho ushaka kubatinda ndakazingazingira nzovu ntiyagukubita none guterana ivide rya Knowless n'amabuye birabikora abantu bamaye bobo nta muntu muzima wakukoze ngabiri hano uko barambaye nzovu ashaka gukubita ivide kwa muganga da ndahera kubita akakantu yakubise iki
yankubise ntibari ingumi ntibari video yarafite amubita hano ni video ko ntabwo ingoma yageramo maze nje kwa muganga ariko wewe nawe ufite umugabo ahubwo kurusha imbaraga we bazasanga yarakwishe mbwira ukuntu wagenda ukarara muri rogi gata je mfite umugabo nkunda byanyabyo nsina namucana inyuma zanabaza urasa naramukundaga kashango n'ubuzima ko nawe warakabya ubu ngewe ubana nanjye biramutse bivuze ngo ntabwo naguca inyuma biri n'imbere y'Imana ntabwo naca ibimenyetso bitatu by'akara kutansha inyuma waguciye inyuma buretse Noheli waguciye inyuma wabyifata mu bure iyo umugabo bure abagabo bazi ubwenge iyo umugabo guca inyuma atekereza urugo rwe ariko iyo umugore agenda agiye niko abagore bamwe hanyuma ibimenyetso bitatu by'akara kutansha inyuma ngo tumenye ko kabacikwe katoga n'ubundi ni ibi reka ibimenyetso bitatu by'akara ko ntatutanca inyuma ndaje kuvuga ati Noheli ngenda ejo ndajya mu rugo najya kumufata ngo mama wanjye uyu mugore ko amaze guhura na congo zigiye zitandukanye ngo yagiye no mu bindi bihugu za Sudani yakatongo yagiye muri Uganda ibihugu yagiye hanyuma mumbarize twagiye mu cyongereza English mumbarizo tuntu nka tubira ageze muri Amerika we este ugeze muri Amerika ukabona hari ibi restaurant kandi urashonje umeze nabi ukeneye kwiyakira kandi aho ntabwo bumva ururimi rw'ikinyarwanda urabigenza ute kugira ngo ubashe kurya kandi unanywe kandi banza wakumuceri ni barabanza usuhuze kuko muri restaurant ntabwo ukomanga wowe urinjira wakwinjira ukicara wamara kwicara bakaza ati welcome ugatanga ati okay bangiza injeje zabona ariko nawe natakomeza ngatavuga ati it is food yego komeza me Esther it's what's nabari gusika komeza ariko ibintu ari kuvuga ni it is food okay it is wali ni mu Giswahili ubwo ni mu Cyongereza wali nataka cassava na beans cassava ni cassava no mumbati yego beans ni bisimbo icyo kunywa nkahita ngo fantas Njewe nukwija nk'umurara what's up man what's up you guys are you okay yes of course natamwe ati give me bread umugati natamwe ati give me ari nka saa sita no of course nta kibazo okay give me juice natamwe ati give me cassava bread ubugari bw'imyumbati yego natamwe ati give me lohariko ibishyimbo natamwe ati give me ini longe yagateza cyangwa give me banana and potato and kundi binyandiko TV ntabwo nakomeza kuganira n'izi empty mind fine ntabwo ngiye nkurana it is my shoes you shoes my shoes yes of course iyo nkweto nigurisha nzaguhitana uragiye garuka wanturiwe banyarwanda bari barakageza bakora cyane turabemera iyi yari inyandiko media TV mukore subscribe turakunda cyane katurabemera shalom no G artiste Esther nasezera abakunzi mana yanjye reka mbabwiza ukuri buri Imana ikivuga ngo muvanye ku ntebe imwe mwicishe ku yindi ngiye byenyine kwa nicaye hano ndikumva ari igitangaza ndabakunda abantu bose Imana igibaha imigisha ndi umva ari ibyo